Message Imana igufitiye uyu munsi muri bino bihe byo gusoza umwaka. Uwiteka Mana Nyiringabo, utwigarurire, umurikishe mu maso hawe, natwe turakira. Ahari n'aba bantu bashobora kuba bari kwishimira ko bari gusoza umwaka, ariko wowe ukaba uri guca mu bintu bigoye. Muri make ukaba ugiye gusoza umwaka mu buryo butari bwiza. Ushobora kuba ufite icyo ushaka yuko Imana yagukiza. Uburwayi se, ubukene se, ibibazo by'akazi ndetse n'ibindi bibazo uri gucamo ntazi. Kugira ngo mubwire ngo ntucike intege, Imana yakumurikira mu maso hayo maze nawe ugakira. Bose niwe wigeze kumara iminsi 40 n'amajana 40 yagiye gusenga, ubwo yamanukaga agaruka ku Bisirayeli avuye gusenga ku musozi. Abisirayeli kumureba byarabagoraga kuko yari yuzuye urumuri rwinshi ruri kubamurika mu maso, bigatuma batabasha kumureba. Bwa ati Mose, egerayo ntabwo turi kubasha kukubona. Bivuze ngo iyo urumuri rw'Imana rwakumurikiye uramurika cyane ku buryo n'abantu bakuyoberwa, kubera ko nyine uba wuzuye urumuri rw'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Mana utwigarurire, umurikishe mu maso hawe turakira. Bivuze ngo ikintu urimo gucamo Imana ikumurikira mu maso hayo uzakira. Icyateye Mose kumurikirwa mu maso y'Imana akabasha kumurika ni uko yari yamaze ibihe byinshi asenga Imana, amara ibihe ari imbere y'Imana. Nawe niba yifuza ko mu kintu runaka Imana yakumurikira bikabasha ko byagenda neza, ukwiriye gufata ibihe byawe ugasenga Imana, ukaba imbere y'Imana. Ibyo wananiwe gukora, ibyo wagerageje bikanga, mu kanya nk'ako guhumbya gusa Imana izabikora, kubera ko uzaba wabaye imbere yayo nayo yamaze kukumurikira umucyo wayo. Za mbaraga zazuye Yesu mu gituro nyuma y'iminsi 3, za zindi yakoresheje yirukana abadayimoni, zimwe yakoresheje azura Lazaro wapfuye, izo nizo mbaraga n'ubundi Imana izakoresha irimo ikemura ikibazo uri gucamo. So ntucike intege, nturambirwe. Ahari ku musozo w'umwaka ukomeje gusenga cyane, hari icyo Imana yagukorera nawe gusoza umwaka amahoro. Shalom kandi Noheli nziza.